dufite ikintu kimeze nk'icyo bita xenophobia gituma abantu bikoma abazungu n'abandi bakabangwa n'abagome ngo niki bitewe no kubana dukolonije urumva ariko mu byukuri uvuye no kuri xenophobia hari nicyo twakwita nicyo twakwita shimira n'abataragiyeho nk'abaperezida ko abantu bahamagarwa mu nama niba ukunze ikibazo wagisanga aho kiri ariko ibaze nk'iriya nama Emmanuel Macron ugiye kumva yabereye nk'ibujumbura bashyigikiwe na leta y'Ubufaransa nibo Tshisekedi irigwa diringa nabo ngo bazakure ubutegetsi bw'u Rwanda none ngo France urashaka amahoro nyakubahwa Tshisekedi dore wakufunza amabanki na systeme zigoma na Bukavu banzo barekurira amafaranga ureke kubarasana za drone akisementeri zaza nyuma nta kibazo bafite abarimu bafite abanyeshuri kandi nakwita beza bafite Tshisekedi yaragiye na bonjour Paris ingofero urumva mbona arizahoza mu buri munsi nta bonjour Kinshasa mbona agira hanyuma nyine ngwino ugira gute afite ibyo atanga afite ibyo agaba by the way hari bagasuzuguro muri zira nama ariko hakana babona na envie cyangwa se inyota yo gushaka guhindura ibintu bikava ikatari bikaza mu Bufaransa muri Union Européenne Kongo yabuze amahitamo either ibitewe no kwiburira icyerekezo sibyo yego cyangwa se kugira icyerekezo ikibiharanira kuko abasesenguzi iyo tuvuga DRC tukibagirwa AFC urumva Tshisekedi pole nibwo yazagenda yigarurira ubutegetsi hehe mu gace atagitegeka kuko niwe wazimya airport cyangwa se bikanamwitirwa ko yongeye gutangiza Goma airport kandi atafashe atagenzura ariko baratakoresha telefone zigenzurirwa Kinshasa iyananga irazwi iya buringo mirazwi n'iyundure wese kandi Sandri umuntu ufite telefone na call center yikoresha arakumva arasoma WhatsApp barabagenzura byose niba mu 23 mu myaka nk'itanu idafite ubushobozi bwo kongera cooperatinga ikibuga cy'indege kubera ko izigitateze kuzabona uruhushya urumva ubundi kubera iki byo kubera iki itaprofite iyo occasion ikabindyarya ikabareka kikabanza cooperatinga cyamara cooperatinga ikagena uhakorera n'utahakorera muri abo bayoneje ariko kuvuga ngo gufungura ikibuga cy'indege cyagoma abantu bakaba kontre nabwo ntabwo ari byo ntimushoboye kubikora nkuko badashoboye gukora inoti ntimushoboye kubikora nkuko badashoboye gukodesha Swift yo kohereza amafaranga wenda n'urugero n'abanyirazo niba hariho bombe M23 izi kubaka ibiraro ikamenya kurwana n'indege ikazinesha yabuze the mining ntago M23 ifite itsinda ryo gutegura amabombe nese aho leta yateze amabombe kiyabatega mu kumirwano ategurwa nande kubyo bananiye gutegura ku kibuga cy'indege izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars ugeretse hagati ya Macron kambirebe neza n'aba bagabo ba mama 23 aje bazutese noneho byagenze bite kugira ngo rube rugeretse hagati reka sha urampemukesha kubera iki muri yezo ko ari amagurukirije ntaratangira guhanagura indorerwamo ntahinze kandi uri bumeresha aho mbaza Sandrine wagira ngo baguhaye ruswa bone mama oya wamereye hariya wambwiye ngo duhere hariya marsha niba ubyibuka ngo dore mu nduruburi za Tanzania ngaho mbaza kibazo nyako ati President Emmanuel Macron w'Ubufaransa yatangaje ko ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kizafungurwa vuba kugira ngo cyifashishwe mu bikorwa by'ubutabazi ndetse inkuru yayitangarije mu nama mpuzamahanga yiga ku mahoro n'umutekano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari iri kubera i Paris mu Bufaransa yego ndetse inama bigaragara ko yitabiriwe n'abahagarariye u Rwanda Burundi Uganda RDC Leta Zunze Ubumwe za Amerika Qatar umuryango wa Afurika yunze ubumwe umuryango w'ubumwe bw'Uburayi umuryango wabibumbye n'indi miryango mpuza mahanga mu mwanya muto rero uwitwa Corneille Nanga nawe ati uyu ngaka wakuriye ihuriro FCM 23
yavuze ko batarebwa n'ubusabe bwo gufungura ikibuga cy'indege cy'Igoma. Kuri we ngo batangajwe n'itangazo ry'i Paris ryasohotse nyuma y'inama igamije ubugiraneza mu karere k'ibiyaga bigari, aho yasabye ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cy'Igoma. Ati iki cyemezo ngo ni icy'abashaka gufatirana ndetse ntaho gihuriye no kuri guhari, kandi ngo abasaba ntibigeze babiganiraho na AFC M23. Nanga avuga ko ntawe ukwiye kuvuga ibyo gufungura ikibuga cy'indege cy'Igoma mu gihe teritwari za Walikale n'Amasisi muri Kivu ya ruguru no muri teritwari ya Fizi, Minembwe, muri Minembwe, Walungu na Mwenga muri Kivu y'epfo zikomeje kuraswaho n'indege za leta ya Kongo, kandi ibyo bitero bikibasira abasivile, inganda, ibiraro, ibibuga by'indege bito n'indege ziri mu bikorwa by'ubutabazi. Nabonye rero ibintu byamaze gufata indi ntera, ariko mu bivugwa bikavuga ko ngo Tshisekedi na Macron bemeranyije ko ngo bagiye gufata ikibuga cy'indege cya Goma, bagomba kugifungura uko byagenda kose. Ngayo nguko rero nkibaza nti iyi M23 na Macron biraza kurangira gute kubona umwe ati ikibuga kigomba gufungurwa, abandi nabo bati nta n'umwe ukwiye gusaba kugira ubusabe kuri iki kibuga cy'indege. Icyambere cyo turi mu bihe byakurikiye ubukoroni kandi byigaragaza ku isi yose. Umwanzuro uri bufatwe muri Palestina ngo ragomba ko Qatar cyangwa Amerika yawemeje, kandi si Palestina. Umwanzuro uvuye mu biyaga bigari ngo ragomba guca Paris, buriya Paris mu Faransa muri zira nama ujya kubona niho hanavuye iyi politiki y'amashyaka menshi mu mujyi wa Labore muri 90 ku ngoma ya François Mitterrand. Amashyaka ntiyakwiriye hose se. Yego. No kuvuga ngo twamenyere ko igikozwe mu Burayi nicyo gikorwa no muri Afrika, basa n'abadutegeka n'abatugenzura. Urebye ifaranga bitiri sefa y'Abafaransa rikora muri West Africa, nibyo nta muntu uzi twabwira mu ivoirenga ifaranga ry'igihugu cyawe nirihe. Ni sefa made in Paris. Byakozwe ni Paris, nubwo bafite ukuntu babigoroye ubu ngo ariko nabyo bona birimo iki niki. Turebe ku bisanzwe rero. Dufite ikintu kimeze nk'icyo bita xenophobia gituma abantu bikoma abazungu n'abandi bakabangwa n'abagome ngo niki bitero ko banadukolonije. Urumva? Ariko mu byukuri uvuye no kuri xenophobia hari nicyo twakwita hari nicyo bita xenophobia. Abantu nyine bumva ko abanyafrika twokamwe nyine genda ndeba nk'abantu bagira xenophobia ni indwara mbi cyane. Kumva ko umuntu wese umunyamahanga umwikanga, hakuna no kumva ko umuntu umunyamahanga umukunda urukundo rutwo ukunze so na nyoko, nabwo ni ikindi kibazo gikomeye cyane ku buryo data tuvugana na Afrika. Reba nawe perezida wa Togo ahagariye African Union, ni ishinzwe guhuza no gukemura ibibazo hano mu karere k'ibiyaga cyane cyane ku Rwanda na Kongo n'urugero natanga. Yego. Ariko tugera ku bya Kongo na M23 AFC turimo kuganiraho, babonye ko umuti bambuwa ikibaza ngo kizafata ko kivuye Doha. Kuki bonzo office oba good office ikirwa na Doha itari kwikinira Addis Ababa. Togo ntafite kapitali ya Rome. Ese Macron nta ndege agira? Just go rutumira abantu ngo muze gufata ku muti utari n'umuti uhuye n'indwara, ugasanga Great Rex goye malaria ariko ugiye kuyivura entuze ikibagarira. So ntabwo twanavuga mu kanya nshimira n'abataragiye nk'abaperezida. Ko abantu bahamagarwa mu nama niba ukunze ikibazo wagisanga aho kiri. Ariko ibaze nk'iriya nama Emmanuel Macron ugiye kumva yabereye nk'ibujumbura yaba rero wizira, sibyo? Abantu bavuga bati wa mugani umuntu yaje aho bibera, ariko abantu ari kuri metero 8,900 ngaje gukemura ibibazo bya Afrika, barakangisha amafaranga billion 0.5 ngo y'amadolari, kandi MONUSCO ari amafaranga ya consoma mu mwaka imaze umwe itsinda ry'abasirikare 10,012 bakonsoma billion 0.5 y'amadolari. None mu gihe ukangisha Great Rex region yose 1.5 billion y'amadolari ngo mwakoze ibitangaza mwagize gute? Urumva? Niyo mubwira MONUSCO amafaranga ikavaho kuko nicyo namaze kigaragara, ayo mafaranga akajya gufasha abaturage ari gukora byinshi. Ikindi France ivuga Goma Aero cyangwa Goma Airport biramo kuvuga niho hakoreraga ibirindiro bikuru bya Operation Turquoise na za Bukavu n'ahandi hose. Iriya y'Abafaransa yaherekeje fare ikarera bunege arire igakomokamo FDL buri kimwe cyose. Ntabwo bagomba kureba Abafaransa akaga bateje akiyaga bigari n'inkunga bahereje Merenide bigisha intera hamwe, baracyaza mu bintu nk'ibyo biraho ngaho gusa. Umuhungu wa Habyarimana na nyina bashyigikiwe na leta y'Ubufaransa, nibo Tshisekedi irigwa diringa nabo ngo bazakure ubutegetsi bw'u Rwanda. None ngo France urashaka amahoro,
niba ushaka amahoro hera kuri ibyo ngibyo ugenda ukata amasheni uyaturitsa asirongaza ugifidinga ibyo ngibyo gushaka amahoro ahangaha Tshisekedi barimo kuganira uyu munsi niwe wabuje amabanki y'igoma kubona amafaranga Sandrine ntabwo nshaka ajya ngo ntere inkunga reka nagiseseka amafaranga nyazungu zinyacuruza ubundi inkunga zawe zijyane yigeza bibazwa wavuye nyakubahwa Tshisekedi dore wakuhuza amabanki na systeme zigoma na Bukavu banzo barekurira amafaranga ureke kubarasana za drone akisementeri zaza nyuma so ibintu inama zo kubeshya agasuzuguro buri kimwe cyose twarabyakiriye urumva abungurika kubwire yewe mvuga kuri diplomasi ariko ntabwo ndi umudiplomate ni nkuko umuntu yogeza umupira ataratera ballon n'umunsi numwe ariko ndi umudiplomate najya nsabotana inama no kuzijyamo nanashimira abaperezida batitabira ino nama ku rwego rukomeye kandi nagasuzuguro haro muze Paris twaje haro muze Washington twaje kugeza ubwo Donald Trump avuga ngo agiye gushaka Prix Nobel de la Paix ngo yazanye amahoro hanga mu biyaga bingo garitse intambara ngo yagaritse ngo ibintu nk'ibyo ngibyo uranshakiraho Prix Nobel de la Paix raza gufata igisokozo biti gisanura n'uruhanikarwa urimo kunsokorezaho gutya wireba mu ndorerwa musokorezaho ntago bikunda abanyafrika bakwiye kugira politike irimo n'akaruko kwihagararaho no gusuzugura abantu badusuzugura kuko na abantu bose muze pike no yevuga ngo sibo mana ni discours zagiye zifasha abantu cyane kumva n'abaturage barazikoresha muri Coratune k'abantu atari bo mana aba Faransa ni bo mana birgo ni bande bari basuzugura abantu ariko nta kibazo bafite abarimu n'abarimu bafite abanyeshuri kandi nakwita beza bafite Tshisekedi yaragiye na bonjour Paris ingofero urumva mbona ariza hozamo buri munsi nta bonjour Kinshasa mbona agira hanyuma nyine ngwino ugira gute afite ibyo atanga afite ibyo agaba by the way harimo agasuzuguro muri ziriya nama ariko hakana babona na envie cyangwa se inyota yo gushaka guhindura ibintu bikava i Qatar bikaza mu Bufaransa muri Union Européenne urumva kuko kuva Europe yarahejwe muri Doha isa n'ikanga Amerika ivuga ibyo mukora byose ntago bizaca muri gatutarimo cyane ko n'amasade bros yarahari yego en fait uburayi buratinye yuko Union Européenne yasigara nta kintu iriho muri Congo kandi nayo nk'ubu barimo gushaka nabo kubaka industrie nucléaire bazakenera za uranium bazakenera ibintu byinshi cyane ekonomi yabo ikenera DRC n'undi bajya kugabana buri ya Afrika mu nama yabereye Barera muri 886 burya bavuga ko ari Congo bashaka kugabana bakabeshya ko Afrika yose en fait kuba Amerika yaratejemo mu mushinga wa Robito Kolwezi ikongera igatezamo muri by'u Rwanda na Congo na M23 Amerika ibirimo kuko ira compagnie bibera Doha muri niba atari nayo ibiri inyuma completely France nk'igihugu gihagarariye ibindi bihugu mu Burayi mu ngufu za gisirikare na diplomasi ubona ko ira nama natujwe na Kedorose ntabwo ari Champs-Élysées Kedorose le ministère y'abanyamahanga y'u Faransa Champs-Élysées le présidence yabo ubona ko barimo kwibaza bati niturangara Washington ikadutwara akariya karere Madagascar iraducitse ejo muri nawe umuperezida watorotse bamwamba ubwene gihugu muri Madagascar sigana n'ubwo Faransa katsindwe n'ubundi nibo bagukoreshaka ngaho Burkina Faso iragiye AES yose Alliance des États du Sahel Mali Niger na Burkina Faso Senegal burya birukanye n'ibigo bya gisirikare nta kigo gihasigaye nayo igenda gucika uvuze ko perezida wa Senegal yagiye Nairobi akavuga icyongereza burya arimo kubwira ngo already nacyo ngiye kukihambira ariko ntago mugomba kutugira gutya kugeza ubwo Diomaye Faye avuga icyongereza kandi arashaka kuvuga igifaransa bakagitanzanitinga za Cote d'Ivoire watarabara cyamufite do yanagarutse ku butegetsi yarasezeye kera aragaruka ya musaza Paul Biya wagicungira nawe nta nyine mu byubahiro bye ntabwo nanjye kuvuga ngo by'amazuba ntabwo mbizi urumva yego uriya wa Gabon wakuyeho uriya Omar umuryango wo kwa Bongo waracyari mutoya Clotaire haracyari mutoya Origi Clotaire n'uwabo muri Chad barabirukanye hafu nta n'abafaransa basigaye uretse mu karere k'ibiyaga bigari bagifite Tshisekedi batega amatwi rufite byose n'ibintu byinshi abahereza so inama y'Ipari rero no gusizana ngo barebe ko Doha bayibwe batisha mwebwe ibyo hariya murabizi niko tubizi neza kandi Doha ifite ibibazo byinshi irimo kujyamo bya Palestina ifite bya Afghanistan na Pakistan irimo kugira gute ntabwo muri Doha ari abantu bikundwisha kubiba ngo babuze ibyo bakora bashobora kuvuga bati rero dusangire mugiraho mugeza naka tugiraho tugeza kuko byavuzwe ko igihe u Rwanda rwacuzanyaga na Kongo ni byavuzwe ko ntafitiye gihamya ko ububirigi butangiye kubona u Rwanda rutangiye gucuzanya na Kongo ngo bushobora kuba bwarisanze ibyo Kongo yita ibicuruzwa byayo amafaranga menshi arimo ari y'ababirigi nka Jekamine rwihishwa
bagasanga umubiri urimo gushora imari ku mabuye azaza gushongesherezwa ahantu hatari iwabo. Byitwaga ibya leta ariko imigabane irimo uko byogoshe ni ibyande. Tshisekedi batajya kuvuga ati rero urimo gukubagana muzehe, ariko ubundi wigeze wiga amashuri? Ati narize. Ya diplome ntago wayibye, ibyo bita guhindura impapuro n'iki no gukoresha impapuro impimbano, atangira gupota, ariko ndimo kuva icyumuka abwira amatorero. Tshisekedi atangira guhendera no kwita abantu nyarankaragata ibintu nk'ibyo ngibyo. So Kongo ifite igitutu, ifite byinshi itanga, imeze nka wa mwari wicuruza cyangwa wa mugabo wicuruza, nabo ngo basigaye baradutse. Urumva utamenya uwo baryamanye ejo no bagize gute ejo bundi n'iki byose ibintu nk'ibyo ngibyo kubyo mushobora gufata nkuzi hehe kandi ejo mwari muri kumwe, uko bajya babituganiriza iyo muganira nabo. So ikiriho n'iki rero, Kongo yabuze amahitamo, either ibitewe no kwiburira icyerekezo, sibyo, cyangwa se kugira icyerekezo ikibiharanira. Kuko abasesenguzi iyo tuvuga DRC tukibagirwa AFC. Niba AFC ifite filozofi ko bakubaka Kongo nzima, still nabona abakongomani tubaha iyo credit. Ntaga abakongomani bose bashiye rimwe. Hari abakongomani bumva bakubaka ibintu bizima, hakaba n'abakongomani bumva batanga igihugu cyabo kikagabizwa isi yose kaza kwitwara nkuko nabivuga garuguru nk'amahabara cyangwa se nka za Kabwera. Ariko tukiri aho ngaho ku kibuga kirege cya Goma no twanashimangiye biriya babivuze bazi ko sibo bahafite, ahubwo njye navuze kare abo twaganiraga abana nti bakoze script y'ibyo bagomba kuvuga. Habayeho icyo ko abakuru b'ibihugu batitabiriye bose baravuga ati bose ntabwo dukora script, twigaragaze dusome n'uburyo twari gusoma tuvuga ibyo twari kuvuga niyo u Rwanda n'u Burundi naho hose babihari. Kuko ikintu bakise ibikorwa by'imbabare. Sandri, hari umuntu wakwitiranga yanga ibikorwa bijya mu mbabare? Bashaka ko bati ni imbabare zashize umuntu akavivura n'ahatariho. Ndavuga abategetsi bakomeye mbega. Urumva bashaka gutamuka gozi ibihugu ngo bajye mu nama nk'izo zo kuvuga ku bintu bidahuye. Kuko banyote bari amabuye y'agaciro anyura Goma. Bashaka bajye bazana impungure toni 10 batware toni 10 za korota. Urumva kandi koko ni insizi kuri Perezida Tshisekedi kubyo bita kugarura ubutegetsi kuri etandi y'igihugu cyose. Niba Goma ayeho ihabwa kode na leta ya Kinshasa ikibuga kirege kugira ngo zibashe kuguruka. Urumva Tshisekedi pole pole nibwo bwazagenda yigarurira ubutegetsi hehe mu gace atagitegeka. Kuko niwe wazimya airport cyangwa se bikanamwitirwa ko yongeye gutangiza Goma airport kandi atafashe atagenzura. Ubwo nukugarura autorité de l'État aho M23 uyobora. Ahubwo buri M23 na AFC ari kintu njya mbanenga. Ariko wenda bitari mu bushobozi bwabo. Bishobora ko ari challenge bafite igoye gucungana. Nawe uri moderator urambwira. Leta yabatwaye amafaranga. Ariko baratayakoresha telefone zigenzurirwa Kinshasa. Yananga irazwi, iya Buringo mirazwi n'iyundi wese. Kandi Sandri umuntu ufite telefone na call center yikoresha arakumva arasoma WhatsApp barabagenzura byose. Buriya baraba uze kugira ama smartphone barabakomeye ya satellite bakoresha n'utafa kugenzura. Imbuye amabanga yabo nizo zo bakoresha. Ariko bitari amabanga ndiye wakwandikira umuntu abana baramutse gute byose baba gusoma. Yego. Oya ariko nabone bavuga amabanga kandi bazi ko babibona. Akariko kose ariko no kumenya uko abana barwaye nabyo ntago ari byiza. Bari abantu buri M23 FS nayo ibyo ivugwaho byose kwifungura bivuga batagenzura byagoma n'iki. Sande nuko igihe ari gitoya pe. Ako ntabwo ujye ubasha ngo urebe ngo kanuni yabo n'umupango wo mu gihe kiri imbere yo kwagira resilience yo kugira ibintu byabo ku buryo bagira communication yabo n'iryari. Banke zabo n'inote zabo niba bishoboka cyangwa se byakora gute. Ese aeroport ubundi ivugwa yakavumu na Goma ubundi bayibikisemo iki? Plan ya kiriya kibuga ni yihe kugeza kuri uyu munsi? Reka ntabwo ndumuhanga muri ballistique cyangwa se mu by'ingendo z'indege. Nzabaza ndege yabugize ibintu by'indege cyane Siriro ni mucuti wanjye. Ubundi aeroport y'ikibuga cy'indege gikomeye kuri ni ngombwa uko muri ayata kiriya kibuga gihuza indege kibivuga ko bisaba ko koko igihugu kibarizwamo niyo cyaba kitakigenzura cyo kizajya umugisha. Ubu nta bibuga bikora muri Sudani bitakiri maboko ya Sudani. Nta bibuga bikora muri Somaliland yikuye kuri Somalia kandi Mogadisho itabihaye ntuze. Ese ibibuga bitoranye ntabwo byarahurirana nk'iki Intebe kikaba cyatiza kiriya ntuze communication bigakora. Ibyo ni question nibajije ntatekereje ntaje nashakije ngo menye. Urumva? Yego. Ariko uko byagenda kose ahantu nta mazi arenga kanogo.
niba hari akanogo kuko M23 ifite ibibuga by'indege bikomeye idafitiye akayihaye ko gukoresha kandi abanyaburayi bazi wagwa nicyo ikibuga cy'indege gisobanuye n'ubundi izahora iterwa ibihosho by'izo airport. By the way rajya nkubwire ko nigeze gutekereza neza cyangwa nabi urambwira natekereza neza nawe nkosore jewe uriya muco wo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma mbona ntazagisana ngo gikoresha nakwemera kikanakoreshwa nkongera ubugenzuzi ntitaye ngo bituruka he nese muracyakoresha telefone z'ikinshasa muri se bagihaye kode kikanakora nange mukakibyaza umusaruro urumva ko batavuze ngo baje n'indege n'abaparakomando ngo baragitwaye byo bitwaye kinde mu 23 sinafunga n'umutwe narekiriya name kagifungura cyamara kubona kode urumva gikoza amezi 3 ngatangira kuvuga nti we wandege we ni turabona uri muzana amatatizo ibyo uzana ntabwo tubishaka usanze ari yo nzira yo kubatera ntabwo bishoboka ntabwo n'ubundi kibuga kineye cya Goma siyo yaba ari depart yo gutera kuko ntabwo indege n'ibitero biza ngo baze ngo binywa amazi ku kibuga cy'indege ngo bibone kugutera n'ubundi bagutera batereye ku bya Gisangani bya Bujumbura n'ibya Kindu nahe hose hari abari hagoswe n'ibibuga byinshi n'icya Butembo ntabwo babuze aho baterera banzu bikurure neza niba M23 mu myaka nk'itanu idafite ubushobozi bwo kongera cooperatinga ikibuga cy'indege kubera ko izi gitateze kuzabona uruhushya urumva ubundi kubera iki byo kubera iki itaprofite iyo occasion ikabindyarya ikabareka kikabanza cooperatinga cyamara cooperatinga ikagena uhakorera n'utahakorera muri abo baweneje biri muri intereza bareka gutereza no gutera impaka navuze ngo niba koko badafite plan yo kugifungura wa profite occasion mu buryarya bwinshi ukabyemera ntanze urugero ko mu gisaba banke ko bafungura banke nuko muzi ko mudashoboye gufungura Swift ya banke nubundi se ni nkuko rundi mwakabaye musaba leta kifungura ikibuga cy'indege ikagiha imirongo aho ntabwo bumvikana niba mu 23 inenga leta gufunga system ya banke bikabaza abaturage noneho leta ikaba yemera noneho kurekura ikibuga cy'indege kigakora na Goma Aero bakayiha code ntibabireke nayo noneho leta yigaragaze ibikore nkuko basaba ko na banke zakora leta ikohereza amafaranga ariko kuvuga ngo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma abantu bakaba kontre nabwo ntabwo ari byo ntimushoboye kubikora nkuko badashoboye gukora inote ntimushoboye kubikora nkuko badashoboye gukodesha Swift yo kohereza amafaranga wenda n'urugero na ba nyirazo ntabwo n'ubundi mushoboye kuba mwakwishyiraho amakode yo guhamagarana kwa nyuma cyakoresha amantuzi mwemerera ubundi n'ibindi bikore ikintu umbibonaho ndabona ari nk'umutego bashobora no kuba batega inuma 23 utega umutego witeze ikibuga cy'indege mu kimananye umwaka ugiye kuba harabura amezi agize kurangaye ubundi ugifitiye plan niba hariho bombe M23 zo kubaka ibiraro ikamenya kurwana n'indege ikazinesha yabuze the mining ntago M23 ifite itsinda ryo gutegura amabombe nese aho leta yateze amabombe kiyabatega mu kumirwano ategurwa nande kubyo bananiye gutegura ku kibuga cy'indege ikibuga cy'indege kirimo amabombe angana gute ku buryo utagera ngo yasenye yakureho that is one kubaka umunara urumva rero niko twajyaga impaka kuri ya transfer tuvuga ngo ni yande nta kibazo reka tuvuge ko nabonye bahari n'ababidusobanura ko hari bamwe muri Ventura bavuze ko ngo ari iyabari bazanye iyabande barabazungu yego ngo batavuze ko ngo bavuze ko babonye transfer ariko ngo ntago babyishyizeho yego nabyo micombere basobanuriraga no ko kubyumva bibagora nanjye kandi niko nabisobanuraga ariko no kuvuga ngo M23 mu bushobozi bwayo umunara wa Goma iriya tour iriya tawa yego kuyisana byarabananiye basabye inkunga biranga nibyo nakubwiraga niba radari zabo zarapfuye iyi kampani ntabwo abatera inkunga yego bigakunda ese iyo kuri Kavumu yararashwe nayo oya sandire cyo tuvugisha ukuri ni n'umunara na tour de control ya Kavumu yarashwe amaze iminsi bavuga ngo Kavumu ngo aeroport ngo yaratewe ibyo ayo makuru sibihuha no kubeshya ntabwo bishoboka nuko nyine bahora batwika nk'amazu cyangwa bakiba nk'abaturage gusa katana bate twafashe Kavumu babishyuza amadolari n'abazanye no babeshya nta bayifata suyifatije iki no kuvuga iki rero Sandrine mbabare kubivuga gutya hari ibintu M23 ifata igasinziriza igahwekera biri mu nyungu zayo n'ukuntu ibyumva giye ntabwo nabyinjiramo ariko biteye ikibazo ku bandi giye no kuvuga ngo nashinje Ubufaransa ngo ufite urunyota ngo ibyo koresha ngo Burayi ngo bunyota airport ya Goma it is good nuko bazivarere airport sibyo none mwebwe namuzi varere airport mwarayifashe mwafashe Goma ngo muyisinzirize
cyangwa mwafashe ngo muyikoreshe none haje uburyo bwo kuyikoresha sibyo yego nubwo uwo mwita duyi ariko uwo mwita duyi aguha network ukayemera uwo mwita duyi aguha network muri RTNC ya Goma itagikorera Kinshasa ariko ya televiziyo network ukayemera uwo mwita duyi mu by'ukuri nka leta ya Kinshasa mu Rwanda nyine murayisaba imikorere ya banke ko mwafunze banke kandi ari mu makaye muzifungura ko ufite byinshi usaba duyi yakwimye ukaba afite byinshi ukeneye duyi afite birimo no kuoperating ikibuga cy'indege kuko ibyo byangana kubera iki ni ikibazo abantu bajya bakaraga ubwonko niyo mpamvu iriya projet nayo welcominga ikabanza ikaza nkuko utabuze note kuza mu mabanki nkuko utabuze Swift gukora nkuko utabuze telefone kuzitaba kandi urimo guhabwa network ni Kinshasa urumva noneho nkabijera uko bije kuko nizo telefone zihamagara nkuko babivugaga mu kanya nawe nzijera nzi ko zirimo gukoreshwa na mukeba sibyo na airport na ijera nzi zirimo gukoreshwa na mukeba kandi na yasuko yabigiye bazayisana nabikoresha mwana ikaza nanjye nkatagira kuyirwanisha ese bashatse kuyirwanisha niba yaruzuye ko no usaba ngo yarakize ubundi buri abayikoresha bate airport ya Goma idakora bashatse kuyirwanisha ngo kupete Tshisekedi nawe bayimukubitira gute airport ya Goma idakora dore nkubwire nari guhita mu ikazu uriya mushinga wa Faransa nkabwira n'abatekinisiye bakaza gusana turu yamara kuzura nkavuga ariko ndabona mwawe mwaje mutakarabye abandi mutagize gute urumva nkabaza nkabakuraho niyo nkunga sibyo bakagurutsa indege bakagurutsa ibidege bizanye inkunga nka 5 byagera ku 10 nkavuga ariko rero ndabona muri mu ONG abiri yaje atandatu yaje abiri ntiyakora neza ane ntazasubira mukabirukana ariko still airport working ndavuga as long as mwamutayifitiye programu iri hafi ariko nanone kuzicaza airport ziraho ngaho zibyagiye aho ngaho bazabadodera ubucocero bazabashakira impamvu urumva kandi nuko wenda navuze ngo abantu batinya ngo abigota amasibi bagakabya ariko niba ntagandarira he urumva umunsi uzagiraho rudosiye rwuko hari abantu bishwe n'inzara kubera imfashanyo zinyura bakabikudodera gutyo atari nako bimeze ntabwo uzatera imyeri Sandrine yego airport muranga kifungurwa kubera iki mwayiritse ko Tshisekedi atava ngo hazaza parakomando cyangwa aba GL magana biro kwirinda bazabifungura rimwe muyirinze kandi nanjye naguteranye giturutseho hareka wabona nabo wenda nabo nzi ko batakoresha navuga ubwenge buri hafi nabo bashaka ko banaribonye bwabo hari icyo bashaka kuba babonyeho wenda kitari cyiza icyo cyo 50% kirahari yego urumva impamvu jya 50% ntabwo cyabura kandi ari abantu nyine bafite ubwenge n'imitekerereze iteye imbere ikora ariko Sandrine urumva iya nama ntago bayitumiwemo kandi M23 AFC ishinjwa ko ifashwa n'u Rwanda rukabihakana u Rwanda nirwo rwari ruriyo intervention Olivier Ndungire yakoze nigaragaza ko nyine abafite airport ntabwo bahari urumva nta n'impamvu yo kuvuga ngo uzakora operation runaka kandi utatumiye owners bigikorwa which is authentic ni ibintu byumvikana yego ariko wibuke na ryashaza Kongo n'u Rwanda bifitanye iyo tuvuze ibyigoma ko cyasubiza u Rwanda yego niba batumiye koko bimvikana niba utarabatumiye ariko ibyo ngibyo Sandrine ugushakaho umwanduranyo n'ugushakaho impamvu urumva ntabwo yayibura erega bashobora kuvuga batari ko niba tutarabatumiye mwari mwaba leta ntabwo turi leta yanyu ni ihe n'ikindi leta kenja ntabwo yari hari baracyafite obligation yo kumvira leta niyo mpamvu bajya ibahamagara igoma bakajya kuganira iduha bakajya kuganira bazatangaza niba batakiri kuri leta bare ko aruzongera kubaveba ikibazo ibyo nabyo kandi birimo ikindi kiganiro kindi M23 state yayo yumva nk'iki ni state yigenga ngo amahanga atangira biyubahire ni state igisaba leta niba igisaba leta amafaranga muri banke urumva ikaba igikoresha radio yitwa ETNS ikifite iryo zina ikaba igena amajipe yanditse FARDC yo M23 itarabisiba ikaba kiririmba debut Kongore mu nama zayo inama indirimbo ibaza igihugu ikaba igikoresha itegeko nshinga ingingo 64 karongo kakanga itegeko nshinga rya Kongo none se mwasuzugura muti byo perezida wanyu wa Kongo yavuze bya humanitaire bitari byo kubarasa noneho byo gufasha abaturage uruvuko baba bivirinze
nese M23 kwanga kurespondinga gute kuri uwo muhamagaro. Niba bakorera mandate rero bazavuga ngo iki bati mwanze gufunga ibibuga by'indege turabona baze bwaki abagore bakoye bizite kandi cyo kibazo ni mitego bateze raison pour laquelle je ntago n'umujyana mu 21 n'umusesenguzi bagomba kujya bagira ibibazo bakemura kugira ngo adversaire atabona urwitwazo. Yego Ubuyo operating Goma bakavuga ngo twabuze code urumva baba bayiherewe hariya. Icyo gihe mwasigara mugira gute mu discussing about code. Ni code icunzwe gute dufite access ingana gute urumva. yego Kubera ko ntago tuzarinda ahantu tudafitiye controle y'izo code hatazagira uyobya indege ikaguhanwa kwandika twayirashe yego urumva. Ariko aba bantu bahe mu 21 bariturije barishikeye baryama ibibuga by'indege bazi ko sitabikeneye izabibeshyuza. Umva nina uretse n'inama ya Paris hari n'indi zaba ku kibuga cy'indege bire ibibuga by'indege badakoresha. Erega ntago bazahagarika isi kumuvinga bafite ibintu sikeneye. Ugujye gwaga inganda zaye hose zikeneye kuruta kubera bavuga ati tuburaho tubinyuza bazitwaza action humanitaire urumva kandi bazakuzonga. Bijya nibiza gukemura ikibazo kugira ngo nawe kwanga gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ari umutego. Iyo baza kukifungurira mbere Ari umutego bari cyane rwose iyo kiza kuba gikora ijambo ntago waryumvise. Yego Bari gusigara baza mu 21 ariko access y'abantu bacu ku ndege bimeze gute urumva. Icyambere nyafrika ifa baratashye n'ibidege byabo n'ibikoresho by'intambara byabo. Sandri umuntu dukurikiye ntibeshye ko intwaro zaza mu ndege mutazigenzuye ngo zije kubahemukira no kubagirira nabi. Ibibuga by'indege bigiye kuntu bicungwa kandi mwe mwamu bicunze. None se ubundi tutatinda ku ino ngingo ubundi mu 21 yumva amaherezo azaba yahe kuri ibibuga by'indege. Abo bashaka kuzagitunganya bakakimenye bakakifunga. Bigeze hese kuye pourcentage. Erega niba bazabona ngo ubwisi yababwiye ngo izo aeroport turazikeneye nabo bahita babungikira natwe turazikeneye. Harabura iki Kongo Kinshasa twimye code yacyo. Kongo Kinshasa ko twaguvukanye Paris ko icyo kibuga cyopere kukimwabimye code. C'est ce que je voulais dire que il fallait profiter cette occasion ntimwite mutera hejuru urumva. Yego Ahubwo mugashakisha ukuntu abantu bigira indyarya nange mukigira indyamirizi mukagira ikintu mu maturaho sibyo. Ikabanza igakora ukwezi kumwe atatu ngashaka mukongera mukayifunga kubera ko hari umuntu wakoze penalty ku mikorere yayo. Ariko guhakana completely ntago bikunda mubanze mwerekana uko ikora nyine. Kuko icyaha cyuko action humanitaire itagenda neza badafite ibibuga by'indege we wakibashinja cyabatsinda. Ikibuga cy'indege ikintu gikomeye cyane mu bijyanye n'ibikorwa by'ubutabazi. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.